batinyuka hari ibijya bibatinyuka turasenze cyane kugira ngo ibyo byose mwami Yesu nukuri byirukanire kure y'ubuzima bwabo ubyirukanire kure y'ubugingo bwabo ubarengere ku manywa na nijoro birashoboka ko nabo basenze bafite ikimana yababwiye rero ikimana yababwiye nicyo bari kugira ute nicyo bari kuvuga cyarasizweho n'abantu mama hari abantu bagushize ku irembo hari abantu batumye ubabara hari abantu bagusenyeye urugo hari n'abandi bifuza kurusenya hari abantu batumye ukora divorce nyamara ntiwabisha Gustine Vosasa doveriasire topene voniance etayibone Imana ishimwe Imana iri kumbwira ngo hari benshi batari bafite imitaka hari benshi batari bafite imitaka arikiye rirambwiye amen mama nawe hari ibibazo ufite ariko Yesu aje kwinjiramo birashoboka ko umaze igihe kinini ku irembo umaze igihe kinini ubabaye umaze igihe kinini uri guteseka ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe irakubwiye ngo tope estayabone igarutse mu buzima bwawe shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana weru udahemuka. Yes, reka nonye mbasubize mabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe kamira basazi y'uburengerazuba amajyepfo amajyaruguru reka mbabwire umugisha w'Imana nubahorewe katubwire bari muri Afrika East Africa yose tubabwire ngo turabakunda tubaza ku mutima reka no mu kigere mu ntara gatandatu mu diaspora mabwire ngo Imana nibahereze umugisha hanyuma uwo mwumva kuri mikoro ni Theo hanyuma rero izi ni kamera z'Imanzi TV aho tarakora subscribe share comment kugira ngo birusheho kugenda neza hanyuma nk'ibisanzwe twongerwa n'umutumirwa bakunzi b'Imanzi TV ni munyemerere kwakire umutumirwa turakwakire mutumisha murakoze cyane mahoro y'Imana namwe amen umeze neza tumeze neza murakomeye turakomeye turagushimiye ko kongera guhamagara twitaba kandi ukakwitaba kiri muzima urabizi ko ntazabananira amen so bwa mbere uje ku Manzi TV si n'ubwa nyuma ariko iri joro n'umuntu warakoze subscribe utaza amazina yawe reka dukwakire umwibwire kugira twinjiye mu kiganiro bamaze kukumenya nitwaze Linda Christine mfite umutware Imana Rwanda mugisha amen hari uburyo umuntu agira ngo haleluya akazamuka uko nyine yerekana yuko byagenze neza yego mwari mumeze neza tumeze neza katwakira utanyu dusengera Imana kugira ngo twinjiye mu kiganiro urakoze Bana turagushimiye umukozi w'umuhanga ibyiringiro byacu kandi izina ryawe rishimwe icyo twirukanye n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti duhamagaye umwuka w'Imana kugira ngo akore imirimo n'ibitangaza yongerera agenderera abantu bawe topesta yabone bagirire neza umve kwinginga no gusenga neza y'Imana ibane nabo urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera nibikomeze bibashigikire ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen amakuru y'iminsi ni meza umeze neza murakomeye turamahoro Imana ibarinze neza iraturinze yego hanyuma uyu munsi none ndaza kubaza tubazo duke niyemeje kuzabaza tubazo duke mu kiganiro nta kibazo urabizi ko yubajije ibintu nari kumva yego bibaho ariko uyu munsi wa none nyuma yuko muhanuye cyangwa nyuma yuko muri gutambutsa ubutumwa bwiza by the way abakunzi b'Imanzi barambwiye ngo ngushimire kandi ngo babwiza bagafashwa barambwiye ngo baragukunda ajya bazakanda akanyenyeri nk'abatumikira oya ntibazibeshe ngo bakunyuzeho bajya bumva sinanze nomero bazanyuze iwawe ubwo njye ntungire icyizere se gute sinakugirira icyizere cyangwa ugiye kuba rya jambo ry'Imana ngo wizere umwana w'umuntu avumwe cyane rwose ako wanyizera da ariko ubu ndakwizera yego abakunzi b'Imanzi TV nta kibazo nawe ugakanze ukamunyuraho nta kibazo gusa nanababwiye yuko dushaka ko tuzamukorera indirimbo n'umuhanzi nubwo bimeze bityo akaba ari umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bwiza akaba ari umuhanuzi kandi n'umuhanzi byose arabikora se ko imirimo yose wayikurijeho no kumutoni kuiteka cyangwa kukiza impano zose wazisanzemo izi mpano zose nanjye nazisanzemo bisanze n'umuhanuzi nsanga n'umubwiriza butumwa nsanga n'umuhanzi gusengera abarwayi mukagira Imana byose ni ibyawe
nabyo ni ibyanjye. oya se kandi cyangwa ni muri rya jambo bavuga ngo ubagare yose ntuzizera n'izarumba. Oya pe. Ni umurimo wawe mbese. Ninjiye mu buzima wavukiye mu barokore cyangwa ni wowe wenyine wanyakijijwe? Njyewe ntabwo navukiye mu barokore ariko nyine navukiye mu Katolike. Oya se kandi Navukiye mu Katolike. gacupa yageze ukanywaho? Oya njyewe ubundi nari ndi umukarismatike. Umukarismatike ni ukuvuga iki ubwo? Urabizi ko mu bakatolike harimo abakarismatike badasinzire kunabivuga ariko nabo ni abanyamasengesho, hari umuryango w'abanyamasengesho. Mu makatolika ibice nzi harimo ababikira mu masera, so ababikira hakabamo abakararisa, hakabamo nabo bahereza babita abahereza. Abahereza kwa padiri N'abashengerezi. Hari n'abashengerezi se? Bashengerera hahandi kere. Aho nyine bashengerera imbere nibo bara badasohoka. Harimo badasohoka. Aba badasohoka hari n'abandi babashengerezi babiwabo b'abana. Okay, nanjye ngo bara badasohoka we nzi ko babita abakararisa. Abakararisa yego. Baba bambaye imyenda bifutse hose batemere gusohoka. Kandi bahora baririra umurimo w'Imana. Kubesha. Oya pe nago na ariko se ngera kibajijeho. Reka ngikubaza iki kibazo. Kuki abakobwa b'ababikira abari beza cyane? Kuki batari abakobwa beza? Nta mukobwa mubikira mu bimbono ba? Areka ngubwire. Wivuga ngo barabatoranya. None se uwari we wese ashatse kujya kubyigira ajyayo. Ko nta mubikira mu bindabona baho. Oya. Bareba udukobwa twiza ko bajyana. Hari ugerayo ngo bamwirukane. Nabakwirukana. Oya pe uzayibaze Riziki. Nta muntu birukana kiziro wikuyemo. Riziki se mu Gatolika? Yabaye mu Katolika, yabaye mu masera. cyangwa Riziki afashe izina mu maso ari kubona ibihe biri kugenda vuga ati kubuza yihereza Imana. Ni umukozi w'Imana ndamwemera. Riziki ahari rwose ni ukuri. Riziki aho uri ndakwemera cyane, uri umukozi w'Imana. Yego. Hanyuma katwomoke tugere mu baturanyi bacu. Umuhanuzi mwagiye muhanura kenshi na kenshi, ndabyibuka 2024 nko mu kwezi kwa 8 kwa 9 gutyo n'abakozi b'Imana baza kujya bajya kureba. Hari unazogezwe hano uravuga ngo igihe kigiye kugera inzaritere, ndabyibuka ku manzi biriho uvuga ko impunzi igiye kuba nyinshi, igiye kuba urujya n'uruza. Isatiri kubabona muri Kongo ariko cyane noneho abanyamurenge bari no guhamagara bene bakubwira ati nubwo muri kujya i Burayi muri kwishima kujya i Burayi muri gusanga yiki ko gakondo Imana twemereye ko Imana yohereje abatuma bagiye gutuma dufata gakondo, mwaje tukubaka amazu meza Imana ikirukana nk'aba bantu muri gusenga Imana kubavuga yiki. Reka ngubwire. Ntabwo navuga ngo twebwe turi gusenga ngo Imana iri kubavuga iki, sibyo? Gusa icyo Imana imbwiye nakivuga, ariko icyo itambwiye ntabwo nakivuga, abizi uko niko kuri nkoresha ukuri kwanjye kuri mu mutima. Hanyuma rero Imana ibimbwiye naza hano kuri kamera ngababwira ati mukomere muhumure, Yesu ari kumwe namwe. Yewe uko niko kuri rero burya icyo Imana iguhaye nicyo ugira ute. Basi se mu masengesho urimo urasenga mwino minsi ya none uzugiye ikibazo cyo kubaheka? Tewo nsengera abantu bose kandi niko kuri. Abantu bose ndabasengera, bose muri rusange ndabasengera kandi ngasengera igihugu cyacu kugira ngo Imana igihe amahoro. Yewe kandi ngasengera n'abarenganurwa kugira ngo Imana igire ute ibahenganure. Hanyuma impamvu bivuze gutya cyane nkuko bivuze dusengera igihugu cyacu cyangwa amahoro mu gihugu cyacu, aho turabizi neza yuko ntabwo wakwifuza n'urugero nimba wari kurya neza ntiwakwifuza ko ujya kurya bitagira umumaro kandi wari kurya neza. Simbishidikanya, ndabivuga ntashidikanya, sinzi ariko nzi neza ko Rwanda iwacu Imana dora umucunguzi, perezida wacu ni umucunguzi kandi Imana yikomeza imwongerera iki imbaraga n'amavuta. Bana amavuta yakeneye wa muntu buriya ngo wa murose ubuwe na Yesu
ngo uryamye ukarota perezida ngo ubuhe na Yesu. Hanyuma impamvu muzi ibintu uko ndi inshuti n'abanyamurenge ndabakunda cyane. Oya nabo aho bari bakomere kandi bumve bagura baranasirimba neza. Nukuri nanjye ndabakunda cyane. Ndabakunda ahubwo nukuri kw'Imana. Nanjye mu ndirimbo zasora Imana ningirira umugisha ikabinkubisa amafaranga. Cyane abanyamurenge nzatumira baze bamfashe turirimba. Yego. Hanyuma katwinjiye mu kiganiro tubwira abanyamurenge bari muri Kongo tubabwire ngo abanyamurenge ni mukomere Yesu Kristo ari kumwe namwe, abari Burundi mukomere Yesu ari kumwe namwe, abari mu Rwanda, Canada, Kenya, Tanzania, Canada, Ufaransa, Ubwongereza, reka tubabwire ngo Imana iri kumwe nabo. Amen. Hanyuma rero uyu munsi wa none twari tumaze iminsi tugukumbe dukeneye ko ugaruka kuri kamera z'Imanzi TV mu ijambo ry'Imana mu bantu Imana iguhaye. Reka tukwakire sinongera kuvuga kugira ngo tugezeho message Imana ate iguhaye karibu. Urakoze cyane twasenze dushimiye Imana, dushimiye abakunzi b'Imanzi TV rero tubasabye umugisha. Nukuri dushimiye ama comment yanyu mutanga, dushimiye abantu baduhamagara bakubwira ngo mudufashe gusenga. Hanyuma namwe turabashimiye kandi turacyahari ku bwanyu. Yesu abagirire neza. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye nico ngiye kubaha muri uyu mwanya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'indumwa ibice 3:3. Reka tugusaba dufashe gusoma ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'indumwa ibice 3:3 turavuga ngo abonye Petero na Yohana. Wabonye Petero na Yohana bagiye kwinjira ngo bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Amen. Imana ishimwe. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero. Yego. Arabasaba ngo abamuhe. Yego. Mumvugire ngo amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Jambo ry'Imana rivuze ngo iki? Jambo ry'Imana rivuze ngo nuko Petero na Yohana cyari mu gihe cya 9 kugira ngo baje gusenga. Ngo hanyuma barahaguruka baragenda. Ngo iki kirema cyabaga ku irembo ngo kandi uko bwacaga ngo baragihekaga bakakijyana ku irembo kikajya kugira ute kikajya gusaba. Ariko mumvugire ngo amen. Amen. Ngo nuko umunsi umwe rero ngo kiza kubana Petero na Yohana gihita gitekereza ko bari buze kugiha. Ngo kirangije kirambura amaboko kirabasa. Ariko Estaya Bonesire ngo kirambura amaboko kigira ute kirabasaba. Ngo Petero na Yohana babwira iki kirema ngo ifeza n'izahabu nabyo dufite ariko icyo dufite turagira ute turakiguha. Ngo nuko barangije baramubwira ngo nabatumbire iki kirema kirabatumbira. Ariko Mana yawe Imana ishimwe. Amen. Nta yindi gahunda usibye gutumbira Imana ukayihanga amaso. Ibibazo ufite ni byinshi, ntambara ufite ni nyinshi, nta wundi wakurwanirira, nta wundi wakuneshereza usibye Yesu wenyine. Imana ikugirire neza. Amen. Ele wazope Estaya bone. Imana ikugirire neza. Ngo nuko ngo barangije babwira iki kirema ngo kibatumbire ngo kirabatumbire. Umviriza neza mama. Ngo cyara barebye nicabakuraho amaso. Banuko baragihagurutsa bagifashe ukuboko kw'iburyo baragihagurutsa kibona biremeye ngo kiragenda kibona biremeye ayiwe ngo bakijyana ngo kigeze mu rusengero ngo kiratangira gishima iki Imana. Ariko Mana shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwe rudahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu singigenda niganyira n'umwana w'ihoraho. Ariko Imana ishimwe ngo nuko ngo iki kirema gitangira gushima Imana. Oya vuga ngo kirashima. Akukura kuri iryo rembo wicayeho umazeho igihe kinini. Imana ikugirire neza. Imana ikuzana Imana mbabara umpereze uramutaka. Hele wazope Estaya Bonesire irabatwikiriye kubera ko Estaya Bonesire Gustinefo imvura yari igiye kunyagira benshi ariko iyeri ivuganye nanjye irambwira ngo ibatwikiriye umutaka.
Imana ibagirire neza ngo nuko iki kirema ngo aba bantu bamaze kubona iki kirema ngo baracitegereza ngo batangira kucibazaho baravuga ngo mbese estance de veriasire iki si cya kirema cyari kiri hafi cyari kiri ku irembo gitwa giza ngo nuko ko batangira kumwibaza nitegereje nsanga iki kirema nubwo cyari kiri ku irembo ariko uyu munsi yongera Yesu akuzanira umutaka kugira ngo aguhishe. Imana ikugirire neza cyane tope estaya bon hari ibyakwihishe ariko uyu munsi yongera agaruke ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Oya narinzanye estance ubuhanuzi buvuga ngo komera. Imana yongera gutwikire igukure ku irembo umazeho iminsi umaze iminsi ku irembo umaze igihe kinini ubabaye umaze igihe kinini ufite intambara ariko uyu munsi Imana yongera guhisha abanzi bawe. Yesu yongera guha umutaka igutwikire igukingirize bya bindi bigira ute bigushakisha. Imana itugirire neza cyane. Reka bongere badushakire muri Yesaya 54 17 umurongo 17 abari budusomera. Imana ibagirire neza. 17 avuga ngo ariko nta ntwaro bacuriye kurwanya mbabarira ugende gake. Jambo ry'Imana riravuze ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigirute izagira ikigutwara. Komeza. Izagira ikigutwara kandi urumuri rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzatsinda. Ibyo nibyo murage babagaragu b'Uwiteka. Hari abantu bazaguhagurukira kugira ngo bakuburanye, hari abantu bazakurwanya kugira ngo bakuburanye ariko ntabwo bazatsinda rata kubera ko Imana igufiteho umugambi. Imana ishimye. Ngo kandi uko niko gukiranuka kwabo ngo kandi uko niko gukiranuka kwabo niko Uwiteka avuga. Ngo niko Uwiteka avuganye nawe. Amen. Ariko amen. Sinjya ngo ndagutenda mu wazope estaya bon. Oya ni ijambo rifite intege ivuga ngo Imana igukize babandi. Amen. Imana ikurinde babandi. Hari abaguhagurukiye, hari abakurwanyije, urugo rwawe bararushenya ariko reka nkubwire ngo Uwiteka gukize babandi. Uwiteka kurinde babandi bari baguhagurukiye bari binjiye mu madosiye yawe. Reka mbwire abaganga ngo Imana ibarinde babandi. Abantu bari mu kazi barimo bagambanirwa Imana ibarinde babandi. Amen. Imana ishimwe. Amen. Reka mbabwire ngo Yesu yibereye mu kazi. Yesu ari mu kazi. Yesu abarwanire ku manywa na nijoro. Yesu yongera abavuganire. Yesu yongere akubita ikibemeza ku bantu b'Imana. Abantu b'Imana bafite ibikomere barashaka komorwa. Imana ishimwe. Abantu bagiye basenyegwa ingo Imana igenda yongera ibomore yongera igenda ibomore bahuye n'intambara zikomeye ariko Uwiteka yongera abatwikire. Amen. Tugiye gusenga. Hallelujah. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Haleluya. Amen. Ati ngwino nzange. Ariko Imana ishimwe. Oya nari nkubwiye ngo komera kandi uhumure kubera ko iyo riri mu kazi mama wahuye n'ibintu byagusitaje bituma usubiza amaso inyuma bitari ngombwa nyamara birashoboka ko warangaye ariko uyu munsi yongere akugarure mu mugisha wayo kandi Yesu yongere akwimane. Yesu yongera kugirire neza. Imana ikugirire neza. Nari mvuze ngo Imana igukize babandi. Amen. Imana ikurinde babandi. Tugiye gusenga Imana. Amen. Tugiye gusenga Imana. Imana ikurinde babandi. Amen. Ayiwe Mana we. Amen. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru
mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mw'ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mw'ijuru kandi nguko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mw'isi ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzabiribihu turamya umukiza tuzamuririmbira twese uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu ni namutugira uri Imana ikira nukamuri byose ubuntu ni namutugira Imana ishimwe amen tugiye gusenga mama warucogoye warunaniwe kubera ibigeragezo kubera intambara ariko Yesu agukize babana tugiye gusenga Imana uri data wa twese eta bokenevo sanse doveria sire mando yasika uri grere uri menita kuwa top esta ya bonesansi mw'izina rya Yesu Kristo kwita tugire neza turengere ku manywa na nijoro ongere bivuge ko kuri umubyeyi izina ryawe nirihabwa icubahiro ijambo ryawe ni inyundo ijambo ryawe rirahiga kandi rikavumbura ijambo ryawe riduha intege ivuga ngo zanganya amatsiko ngo Imana iturinde babandi hari byari bitwasamiye hari byari bitumereye nabi mw'izina rya Yesu niyo mpamvu nzengeye abantu bawe kugira ngo bagirire neza baze kwifuza kwabo abantu bararuhijwe abantu bararemerewe abantu bafite ibikomere ariko nawe undi wabomora Mana ngwino ubomore bagirire neza aze kwifuza kwabo abarwayi turabasengeye kugira ngo babere muganga babere dogiteri mw'izina rya Yesu Kristo nyakubahwa Imana ndabasengeye Mana kugira ngo biteho basange ku gisasiro izina ryawe nirishimwe haleluya Mana nzengeye abapfakazi kugira ngo bagirire neza ubarinda agakinga k'amakuba izina ryawe nirishimwe bashigikire Mana turasengeye muri Amerika kugira ngo barengere bagirire neza bambitse imbaraga umve kwinga no gusenga ubahe gutinya cyane igisa nacyo nubwo abantu benshi basinziriye nubwo abantu benshi bagufasha ukutari ariko turabasengeye kugira ngo neza y'Imana ibane nabo wongere wivuge Mana turasengeye ibihugu bitwegereye kugira ngo neza y'Imana tope esta ya bonesire gustine vosire Mana we ibane nabo izina ryawe nirishimwe urakoze gumana natwe udushigikire muri byose uko niko dusenze twizeye izina rya Yesu amen katugushimire urakoze cyane tubwirije neza Imana iguhereza umugisha hari umuntu ushobora kuba yakuvuza ko mwasengana cyangwa mwavugana yakubona gute 0788 51 cyangwa se akanyarukira ku bahetsi Imana duhane umugisha reka tugushimire nawe udukurikiranye ibiganiro byacu ku Manzi TV tarakora subscribe share comment kugira ngo urusheho kugenda neza ibiganiro byacu nagaruka ciao